kwitera hejuru akajya nyara turi kwirasa. Akenshi twa tuzi tunajyana n'agasaku kuri uwo mugore iyo dutangiye kuza, kwa kundi turi kuza noneho n'umugore nyine turimo turasohoka, nyine tuba turi kuza tuba tumukirigita kubera aba yumva nyine byaje ari twinshi ariko tukaza umunyazo wa finura. Umunyazo wa finura kuri ubu superstamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo. Umwihariko wa superstamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uyu munyazo wa finura nibwo wawumva cyangwa ahubwo ujya uwumva? ntabwo nawumva ahubwo njya mwumva. Ujya uwumva waranawukorewe. Ni umunyazo uryohera umugore akumva inkoresho y'umugabo ndetse n'umugore akumva ubugari bwayo imurimo irimo iramunyaza. Uyu munyazo wa finura burya nubwo abantu bakunda kunyaza ntago bawuzi, oya n'imyanyazo iratandukanye, niyo mpamvu tuzagenda tuyibabwira. hari n'umunyazo w'umushibura, none tugiye ku munyazo wa finura. Umunyazo wa finura, uyu munyazo rero ni umunyazo ariko udakorerwa ku bagore bose. Hari abagore ubaho umwihariko ku buryo umugore akenera uyu munyazo wa finura. Ni wa mugore burya hari abagore tuzi bagira amazi menshi yisuka, bikisuka bigahuruduka, ukumva biri guhuruduka. Ariko noneho hari wa mugore unyara utuzi tuza naho turi kwirasa, kwitera hejuru akajya nyara turi kwirasa. Akenshi twa tuzi tunajyana n'agasaku kuri uwo mugore iyo dutangiye kuza, kwa kundi turi kuza noneho n'umugore nyine turimo turasohoka, nyine tuba turi kuza tuba tumukirigita kubera aba yumva nyine byaje ari twinshi ariko tukaza. Wari wabona nk'iyo wacometse nk'impombo kuri robine, uriya mugozi wo kuri robine utuma amazi aza neza, noneho ya mpombo ugasa naho ushyiraho ishashi, noneho ka gashashi ugatoboraho gake, ukuntu tuza ni ukuvuga ngo natwo nayo abasa naho ari kumubyiganamo, ariko yajya kumva hasohotse nyine duke, noneho tukaza turi kumukirigita. Buriya abantu batazi badakirigitwa ntabwo bazi ubukirigitwa. Ubukirigitwa burabura kuryo noneho kwa kundi tuba turi mu kirigita niho tujyana n'agasaku, noneho kujyana n'agasaku ari nako ari yitimbya nyine, ku buryo ari umugabo utazi kumukontorora ngo namufata ashobora no kugucira, akaba yanakubita n'umutwe ku gitanda. Hari abadamu bajya bakubita imitwe ku gitanda cyangwa akanahanuka akagwa. Kubera ikintu uvuga ngo iyo uri umugabo rero uzi ko umugore wawe ameze atyo, ugerageza kumukontorora no kumufata kugira ngo adahirima, kuko aba ari mu byishimo, aba ari mu yindi si. Ashobora no kugenda agakubita n'umutwe hariya agapfa. Kubera iki? Ntago abizi. Mbese ntago ari muri iyo si uri kumubona, nubwo uri kumubona ahumeka akureba ariko yatwawe. Uwo mugore rero tuzi twirasa gutyo niwe ukenera uyu munyazo wa finura. Wa wundi ufite ibizi byicucira ntago akenera uwo munyazo, ntabwo uwo munyazo umureba, ahubwo bene uwo mudamu niwe urebwa n'uwo munyazo. Ni ukuvuga ngo ni hahandi wowe mugabo ubuse ukunicaye gutya ntabwo uwo munyazo nawukora. Wawukora umugabo akinjiramo, noneho yamara kubikora cya gihe dutangiye kwirasa niho hita yapurika uyu munyazo wa finura. Igihe tutaratangira kwirasa ntabwo uyu munyazo wa finura agomba kuwushyira mu bikorwa. Niba dutangiye kwirasa rero, we mugabo igihe ufite umugore uteye gutyo, ufata inkoresho yawe n'akaboko k'iburyo cyangwa k'ibumoso bitewe n'ako ukoresha,
noneho akandi kaboko kakagenda gafata ku gitsina. Urabona izi ntoki uko zimeze, cyangwa wakoresha nuko ushaka, ariko biba byiza kuko iyo ushyize hagati y'igitsina hejuru ugatazura, gisa naho gitazuka hari ahegereye kuri rugongo, kuko ni naho haturuka utwo tuzi. Noneho uko winjizamo niko usa naho watazuye hariya, unyuzamo agatoki usa naho ukirigitisha kuri rugongo, winjizamo ukirigitisha kuri rugongo, winjizamo ukirigitisha kuri rugongo. Kubera iki? Uko niko gufinura. Impamvu y'iki nuko umugore kwa kunda bari kubyumva bisohoka bimurushya, iyo uri gukirigita kuri rugongo birushaho kuzamura ibyiyumviro bye n'umunezero. Noneho niba y'amazi nayo bigatuma hari umuvuduko yizana yiyongera, kuko iyo aryohewe arushaho kumena y'amazi, y'amazi arushaho kwirasa. Noneho uzarebe hari abadamu, hariho n'ushobora kuyarasa agahita no mu maso. Hari abadamu waba uri no kumurongora akajya amanura akaboko ari kwikora kuri rugongo, irimo yinjiye we akajya amanura akaboko yikoramo yinjiye. Kubera iki? aba ari gushaka ubundi buryohe, yega araryohewe ariko ashaka kujya mu yindi si, mu yindi si. Niho uzabona abagabo bamwe, abadamu benshi baba bafite inzara, ni na byiza, tuzababwira n'akamaro kazo k'inzara ku mugore. Noneho hari ubwo ayimanura gutyo akabajombye ku nkoresho, yajomba umanuye gutya wakora ku nkoresho y'umugabo. Inkoresho kandi iba yatinutse, yafinutse, yumva yareze. Iyo hagize akantu gakoraho gato gahita kayisharo, ugasanga umugabo arangije yakomeretse. Iyo rero bikoze bituma umugore atamanura ka kaboko ngo ajye gushaka uburyohe, ahubwo wowe ukabikora ukarongora uri no muri uwo mbese kwa kundi, kuko uwo mubene uwo mugore ntagakenera umunyazo, ntagakenera kunyaza gutya. Mu byumve neza uwo munyazaga n'andi ukubita ku rugongo no mu mishino hose, kuko nk'uwo nguwo uraza unyaza twisuka, uko uyijombye muyikuramo niko dusohoka, niko twirasa, niko twirasa. Noneho cya gihe uri gukora kuri rugongo wafinuye, wafinuye imishino ukajya kuri rugongo usa naho kwinjiramo ukubita, kwinjira naho ukirigita, kwinjira ukirigita, bifasha wa mugore kuryoherwa. Burya abagore namwe bagabo niba mushaka kuryoherwa mujye mumenya utubanga tw'imibonano. Bajye baza kuri Vumbika TV bazajya bamenya utwo tubanga tw'imibonano, kuko umurongoro utarimo akabanga urabiha. Kuko abantu mwese muzi ko kurongora ari ukubita kuri rugongo mu mishino umugore akanyara, ariko abagore bose ntibanyara kimwe. Urumva uwo murongora no kuri uwo mugore unyara utuzi twirasa, tukajyana n'agasaku nk'uko twabibabwiye. Niba ufite umugore wese kuko warongowe agasaku karaza waryohewe. Ni nayo mpamvu abantu usanga nk'umugabo umwe cyangwa nk'undi akavuga ati, ushobora kubona umugore wa runaka bamaranye nk'imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 10, wowe ukihanga ugiye kumurongora, ukihanga uri bumwemeze. Wamwemeza ute se utazi ibanga rye? Umugore ugomba kumenya ibanga rye, ukamenya uti uyu mugore bimeze bityo, uyu mugore aryoherwa nihe ndongora, ni umunyazo wafinura, ni ukunyaza bisanzwe. Urumva ibintu nk'ibyo ngibyo ukamenya uko ugenda ubitwaramo. Ibyo biraryoha bikanezeza umugore, nawe mugabo ukishima kuko ubona umugore yirekuye. Iyo umugore yirekuye yakiguhaye ntaho yitangiriye, nawe birakunezeza ukavuga uti mfite umugore utameze nk'igiti, umugore unyeganyega. Umugabo akishima ati mfite umugabo uzi kundongora, umugore ati mfite umugabo uzi kundongora, bakishima mukanezerwa. Jya muri comment utwandikire niba hari undi munyazuzi cyangwa icyo wifuza tuzakuganirizaho, cyangwa niba tunakubeshye nabyo bitubwire. Ntacyo bidutwara, burya inama zigaya ahubwo nizo zituma umuntu ayikosora akanatera imbere. Rero ujye muri comment utwandikire, usangize bagenzi bawe izi nyigisho mu buryo bwa bucece kugira ngo yige nyine abimenye. Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara, kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu super stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo
batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri poromosiyo. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama-infection, impumuro mbi, kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera ku batumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa super stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani ku wayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa. Nimero yacu 0790405963 2.